reka tugende mu ijambo ry'Imana ntabwo dutinda. Amazina yanjye nk'uko nabibabwiye bashyitsi ni Tuzabiriza Mariya, ni umuyobozi w'itorero ry'akarere. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana riri hariya muri Ezekiyeli ibice 36. Yihuta uwahageze ahita asoma. 36 murongo 25 kugeza ku 29. Uwahageze ahaguruke adusomere. Sidoni kiravuga ibice 36 murongo 25 kugeza ku 29. Kugeza kuri 29. Muzabanyanyagizaho amazi meza. Yesu azabanyanyagizaho amazi meza. Muzatunganywa n'ayo mazi amareho imyanda yose, kuko mwiyuhagiye ibigirwamana byanyu byose. Imana izaguha umutima mushya. Yego, nzabashyiramo umwuka mushya, nzabakura umutima winangiye. Imana iguha umutima woroshye kubera umwuka wera. Imana yiteguye kuguha umwuka wera uwakire, kugira ngo ugendere mu nzira nziza y'Imana, ukomeze amategeko y'Imana n'amateka yayo, ubundi uyasohoze. Makumyabiri. Yego, Imana izakurira ijuru, uzaba ubwoko bw'Imana. Imana izaba Imana yawe. Imana yiteguye kukurokora ikagukura mu byaha, mu myanda yose. Imana izameza imbuto zawe, izazikuza. Ntabwo Imana izaguteza inzara ahubwo mu gihugu cy'amapfa. Haleluya, haleluya. Akira ijambo ry'Imana. Ntabwo izaguteza inzara. Hari inzara yo mu buryo bw'umubiri, hari n'inzara yo mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Imana yacu itugirire neza, kandi Imana yacu idufashe. Yiteguye kugukuramo umutima winangiye, umutima umeze nk'ibuye, ahubwo igushyiremo umutima mushya. Kandi yiteguye kugusukira umwuka wera w'Imana, kugira ngo igusukire umwuka mushya, igukuremo imyuka mibi, iguhe umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Isezerano Imana yasezeranije ba sogokuruza, umwuka wera w'Imana. Ndagira ngo mubwire yuko unyereye kera mu isezerano rya kera, umwuka wera yakoranaga n'abahanuzi, akabazaho baganura, akongera akabavamo bakiga. Ariko umwuka wera ahora muri twebwe iteka mu isezerano rishya. Haleluya. Uyu ni umuhanuzi Ezekiyeli wahanuraga ibizaba muri iyi minsi. Imana ishimwe cyane. Nuko rero Uwiteka yiteguye kukugenza, kugira ngo agukuremo ibyo byose nurangiza n'ibigirwamana maze kubyirukana, ubundi ugende wera imbuto zikwiriye abiha. Ntabwo uzaba mu gihugu cy'amapfa, ngo azagutuza mu gihugu cya ba sogokuruza Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo, ba Yoweli, abasaza bose. Haleluya. Yiteguye kugutuza muri icyo gihugu. Imana yacu ishimwe cyane. Agukure mu gihugu cy'ubukuna, igihugu cy'amapfa, igihugu cy'inzara. Azagutuza mu gihugu cy'amata n'ubuki. Haleluya. Nubwo basekuruza babo bari batuye mu gihugu cy'i Kanani, ariko ni igihugu kirimo intambara. Siko bimeze yemwe? Umunsi igihugu cy'Isirayeli ni igihugu kirimo intambara, inzara, abana barapfa, ababyeyi barapfa.
ibintu bikomeye cyane, ariko biteguye kugutuza mu gihugu cyo mu ijuru, igihugu cy'Ikanani. Haleluya. Ntabwo ari hariya mu Isirayeli, ahubwo ni mu bwami bw'Imana, aho basogokuruza bari. Aho ngaho nawe niwe yiteguye kugira gute? Kugutuza. Aho abana bacu bari, aho abavandimwe bacu bari, aho ababyeyi bacu bari, aho ngaho natwe twiteguye kugira gute? Kubasanga. Kubera iki? Ko twumviye umwuka wera w'Imana. Banishimwe. Uyu munsi ni umunsi wa Pentekote, ni umunsi Abisirayeli bajyaga bizihizaho, wari umunsi w'umuganura. Abantu bakazana ibyabo, bakaza gushima Imana, ngo bazaniraga abatanzi ku musaruro wabo. Imana ishimwe, yitwa umuganura, bakabizana bikabaha abatambyi, amafu, imbuto, ibintu byose barabizanaga bakabizana i Yerusalemu abatambyi, kugira ngo nabo babatambire iki? Ibitambo. Icyo gihe wari umwaka w'amahoro, kuko wari umwaka w'ukwezi. Haleluya. Imana yitegerejeho mu isezerano rishya. Ndagira ngo mubwire, icyo gihe abantu bose bari bateranye, nibwo Imana yamanuye imbaraga, yohereza umwuka wera, aza ku ntumwa ndetse n'abigishwa ba Yesu. Aho bari bateraniye i Yerusalemu, bari mu bwoba, bari mu kaga gakomeye cyane, bibaza uko bizagenda. Warundi wabanaga nabo batakiri kumwe, ariko mwari yababwiye ngo nimugende murindire mugiye Yerusalemu. Haleluya. Yagendaga babonekera, kandi uwo mwuka wera ndagira ngo mubwire, ab'isi ntabwo bigeze bamumenya. Mana ishimwe, kandi tugire neza kuko twe twamumenye, kuko batigeze bamenya Yesu. Ubwo batamumenye na mwuka wera, ntabwo bagomba kumenya gute? Ntabwo bagomba kumenya n'umwuka wera, kandi ntabwo bagomba kumenya uko akora. Kuko uyu munsi nabwo bimeze, abantu ntabwo bazi uburyo umwuka wera akora, keretse uwamuhawe. Siko bimeze wewe. Mana tugirire neza. Nuko rero uwo munsi bari mu majune, bari mu kaga, bimeze nabi, bibaza uko bizagenda. Kandi muri iyo minsi 40 Yesu yarabonekeye, arababwira ngo nimugende. Bari ku musozi, umunsi wa icyumweru kimwe, arababwira ngo muzabasanga ku musozi wa Elayono. Bajyayo, Yesu abasangayo. Amaze kubasangayo, abaganirira ngo byinshi. Bundi bwari barabwira ati ngaho nimugende mujye mu murugo, mugumeye, murindire, mutegereze. Uwo munsi iyo base baza guhuza umutima ku munsi wa mbere, bari kubatizwa mu mwuka wera, bari mu igeragezwa, bari mu ishuri. Haleluya. Ahari nawe ikibazo urimo, uri mu ishuri, uri mu igeragezwa, ariko nawe rindira ibyo Data yasezeranije abizera. Niba nawe uri umwizera, ihangane utegereze, nawe Imana izagira ite? Izabisohoza, cyangwa se iri bubisohoze. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twiteguye kwakira imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Nawe izere ibyo Imana yavuze, yavugiye mu kanwa k'abahanuzi, na n'uyu munsi aracyabivuga. Uko yari areje n'uyu munsi niko ari, uko yakoraga n'uyu munsi niko akora. Haleluya. Izere kwakira igitangaza cy'Imana, kandi ukwakira umwuka wera, umwuka wera agakorera umurimo muri twe. Haleluya. Nuko baragenda bararindira, barategereza iminsi 10. Ku munsi wa 10 bamaze guhuza umutima, abantu bari 500, hasigayeho 120, 380 bose bigendeye. Abo 120 bahuje umutima, ngo bagiye kumva umuriro mwinshi. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu yawe icyubahiro. Ibyo wa muhanuzi Yoweli yavuze, haleluya, ibyo umuhanuzi Yoweli yahanuye, Imana itugirire neza. Ibice 28 wasoma, hanyuma ku munsi wa Pentekote usohoye. Ariko ibyo byose bitarabaho, dusomye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 3:11, hariya Yohane yabwiye abigishwa, arababwira ati njyewe ndabatirisha amazi, ariko uje inyuma yanjye azabatirisha
haleluya. Azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Byongeye kuvanga abamarayika yabagize imiyaga, ariko abana b'Imana yabagize iki? Yabagize ibirimi by'iki? By'umuriro. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe, turatwika tugakongora mu izina rya Yesu. Kubera iki? Umwuka wera. Haleluya. Ntabwo dutinya kubivuga, ntabwo dutinya kuvuga Imana yacu ikora, ntabwo dutinya kuvuga Yesu ukiza, haleluya, kuvuga umwuka wera. Ni ukuri, umwuka wera uhamya Yesu, umwuka wera usura, umwuka wera ukora, umwuka wera ukora ibitangaza, ukiza abarwayi, agendana natwe, amena, nitwe arakora kandi azanira abantu ibyishimo. Haleluya. Ababuze ibyishimo bakabibona, ababuze umunezero bakabibona, ababuze kwihangana arabihanganisha. Haleluya. Imana itugirire neza. Niyo bagusoje ntacyo bigutwara, waba wuzuye umwuka wera, waba ntacyo bitwaye. Ndabirya, ndabisanga ku isahani, ndabisanga mu buriri, ukiyuzuye umwuka wera, ugira umwami wanjye nuko bamugenje. Haleluya, haleluya. Mana yacu tugirire neza. Ndavuga uwo mugabo witwa Mwuka Wera. Haleluya. Ni umugabo ukomeye, umugabo watsindiye Mariya akamukura mu byaha. Uyu munsi wa none abandi guhamya ibya Yesu ni ukubura Umwuka Wera. Muraririmba kubera iki? Umwuka Wera w'Imana. Ntabwo ngo tuzavuga ku bwacu, ahubwo Umwuka Wera niwe uzavugira muri twe. Yesu yasabibwiye abigishwa be, arababwira ati nimukende no mu nzu y'imbohe, ntabwo muzavuga, bazabajyana mu nkiko, ntabwo rimwe muzaburana, ahubwo Umwuka Wera niwe uzaburana. Haleluya. Azababuranira, azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha ngo n'iby'amateka no gukiranuka. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Nawe uremera kwakira Umwuka Wera w'Imana, uremera kwakira imbaraga. Arongera arababwira ati mugende mujye Yerusalemu kugira ngo mube abagabo, kugira ngo mube abagabo nyabagabo, muzahabwa imbaraga. Haleluya, haleluya. Muzahabwa imbaraga zo kunesha icyaha. Umwuka Wera nabamanukira, nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya. Mana ishimwe. Haleluya. Muzaba abagabo mu mvuge, muzaba abagabo mukore, muzaba abagabo mugende, muvuga hose ibyo nababwiye. Haleluya. Ibyo data azampa nibyo nanjye nzabaha, kuko ni uwa data kandi namwe yarabampaye muri abanjye. Haleluya. Yabibwiraga abamuzi. Haleluya, haleluya. Yabibwiraga abamumenye, namwe yabibwiraga abatamumenye. Mana tugirire neza. Yabibwiraga abamubonye baramukorakora, barasangira, yabagaburiye umutsima. We ntacyo yamuhaye, ntacyo yamuhaye. Iyo ataba Yesu akagasura ugafite we nakufite ubushize nagusanze we ni Yesu. Iyo ataba Yesu akagasura ugafite, iyo ataba Yesu akagasura tuba tugafite, iyo ataba Umwuka Wera akagasura tuba tugafite. Umwuka Wera ukuboko kw'Imana ishobora byose. Mana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umwuka Wera azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha. Ufite umutima ukomeye nk'uwibuye ntabwo ashobora kuvuga Umwuka Wera, ntabwo ashobora kwakira. Ukinditse ibigirwamana bya birozi n'ibihembo, ntabwo wenda uzabyina uti, uzaba wikoresha urangiriza n'ibyawe, ntabwo uzabatizwa mu Mwuka Wera. Ndakurahiye, ndakurahiye. Imana yacu tugirire neza. Umwuka Wera ajya ahantu hatungana. Yavuze ngo nzabanyanyagizaho amazi. Haleluya. Nzabasukaho amazi, nzabuhagira. Nindangiza kumuhagira, ni Uwiteka avuga, ubundi mbasiga amavuta mu Mwuka Wera. Haleluya. Akira izo mbaraga. Izere imbaraga z'Imana, izere Yesu Kristo
Haleluya. Noneho rero narangiza gukora ibyo ngibyo azakora imirimo, namara kugutunganya muri wowe akiza n'abarwayi. Haleluya. Akora imirimo ikomeye niko umuririmbyi yaririmbye. Mana yacu tugirire neza, Mwuka Wera akora imirimo ikomeye muri twe. Mana ishimwe. Kandi Umwuka Wera niwe uhamiriza abantu. Mana ishimwe. Niba utubwira ngo genda ubarike, mfite Umwuka Wera uyu munsi kugira ngo genda, ariko genda hose ubabwire ineza y'Imana, ubabwire kugira neza kw'Imana. Haleluya. Ahari bakizwa bakamenya ukuri. Mana ishimwe. Umwuka Wera iyo ari mu muntu atuhagarara ukuri, ukavugisha ukuri, ugahamya ukuri, ntabwo uhamya ibinyoma. Mana ishimwe. Kuko ntakwemerera ko uhagarara mu kinyoma ngo bikunde. Mutima urakurya, ukakurya uvugisha ukuri, ariko uvugisha ukuri. Mana tugirire neza. Mwuka Wera akora imirimo rero ikomeye cyane. Ndagira ngo mbwire nawe uyu munsi ni umunsi wa Pentekote, ni umunsi intumwa zakiriye Umwuka Wera ngo bavuga indimi nshya. Nubwo turabyumva bavuga indimi z'amahanga, bavuga Icyongereza, bavuga Igiswahili, bavuga Iringara. Mana tugirire neza. Abanyekongo barabyumva, Abafaransa barumva, Abongereza barumva, gutyo kubera iki? Kubera Umwuka Wera. Indimi za kavukire zazindi cya Kinyarwanda birashoboka iyo habaye n'Umunyarwanda nawe yarumvise ururimi rw'iwabo. Ikinyarwanda cyaravuzwe, cyaravuzwe hariya hantu n'ubutangare, kuko Umwuka Wera aho umuntu kuvuga uko ashatse cyangwa atanga impano uko ashatse, kandi izo mpano zose zifasha iki? Itorero. Haleluya. Haleluya. Ariko mpamvu uburyohe bw'Umwuka Wera, torero ryacu ririmo Umwuka Wera, torero rya Pentekote. Mana ishimwe. Kugira ngo wumve wahabwe Umwuka Wera rero ni uko usenga, ni uko usaba, ugasaba data nk'uko abandi babigenje, intumwa zabigenje. N'uyu munsi kugira ngo tubatizwe Umwuka Wera natwe twarabisabye, turabyigingira. Yewe n'ibyo kurya tubivaho, ariko Imana yacu iduhereza Umwuka Wera. Haleluya. Amen. Umwuka Wera rero Imana yaramusutse ari mu isi. Mana tugirire neza kandi ahabwa abizera. Ibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Uri mu isi ukigendera mu bigirwamana, ukigendera mu byaha, ugisambana, ukiba, ugikora ibyo bizira, ntabwo ushobora guhabwa Umwuka Wera. Uzabyumva ari amateka, ariko niwikuraho ako gahato kose, Mana tugirire neza, ukavuga ngo nemeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wasize adusezeraniza isezerano rivuga ko agiye kudutegurira kwa data, ariko atwohereje Umwuka Wera wo kubana natwe. Nanjye ndemeye, nanjye ndihanye. Mana tugirire neza. Nawe uzahabwa iyo mpano. Umwuka Wera nakumanukira, ndetse n'abana bawe n'abari kure bose n'abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Haleluya. Mana yacu tugirire neza, kandi Imana yacu idufashe. Kandi narangije. Umwuka Wera yihanisha, cyanejeje iyo umuntu amaze kwihana amagambo meza ngo nzabaha ku mbuto. Haleluya. Iyo umaze kwihana wera imbuto. Mana ishimwe ko kwera imbuto. Mana yacu ishimwe cyane. Ni nawe umusego nzarya ngo mpage, kandi koko tuzarya. Uzadutuza mu gihugu cya ba sogokuruza. Niyo ngiye kurangiriza. Uzera imbuto. Umuntu iyo amaze kwemerera Imana, arakweza akagutunganya. Umwuka Wera niwe utanga imbuto. Haleluya. Amina. Akiza umeze ute? Akiza umuntu wa kamere. Umuntu wande kamere. Igiti cyo ni igiti gitera imbuto. Niyo ari igiti kiba ari igiti gishariye. Umuyenzi wawe usoromaho imbuto
mungi umuyenzi wasoroma imbuto bakanga yakwica yawo igitovu wagisoroma imbuto umugenge wagisoroma imbuto nkuko ari kumbwira ngo muri biterano harimo abantu bameze batyo Mana tugirire neza Uwiteka mutabara igitovu wagisoroma imbuto Mana dutabare Uwiteka kugirire neza ariko avoka haleluya muri iyi minsi numvise avuga burya ari igiti cyiza noneho ni nta nubwo zinahari mu mubiri kigira intungamubiri z'uburyo bwose mo turajyana neza kandi ngo ni igiti kimenyesha iki ubwenge numvise icyo giti ndavuga iki giti bije kugaburira abana banyu ariko sibyo abashakashatsi ngo ni igiti kimenyesha iki iyo urya avoka icyo giti gitobora ubwonko mo turagirana neza yego igiti cya avoka Mana yacu ishimwe cyane kandi Mana itugire umuyembe indimu mwumvise akamaro k'indimu akamaro k'umwuka wera atanga impano kandi habakwera abantu kwera iki imbuto nziza Mana yacu dufashe nuko rero ndagira ngo mubwire ngo uwo icyo gihe namara gutanga imbuto abantu bazarya bahage Mana tugire neza kandi azabatuza mu gihugu cy'isezerano cy'abasogokuruza Mana yacu ishimwe cyane reba uyu munsi rero uko uhagaze uyu munsi rero imbuto zimeze ziti uyu munsi Uwiteka Yesu aje yakubonaho imbuto cyangwa yasanga hari n'ibiti igiti cya avoka igiti cy'umutini igiti cy'umuyembe wagenda ukaburaho imbuto abo ni babandi bari barakishijwe uyu munsi bamureba ukamuburaho imbuto kandi igihe kimwe yareraga ibyo ntibiriho siko bimeze ariko nongera mubwire ko umuyembe utahinduka umuyembe ahubwo birasaba ko tuba ibiti byiza kandi byera imbuto sibyo yemwe siko bimeze yego nyir'igiti ni data niwe ugihengera Yesu nawe siko ubushize twize Yesu ni umuzabibu natwe turi iki amashami dusebwira ko uri ishami nawe igereranye niba utondetse kuri Yesu reba Yesu ntiyatonganaga ariko barayitongana reba ya kamere yawe ariko karabaye ariko igenzure uyu munsi wa none ubushizi bw'isoni na bya bindi bishamikiyeho niba twavuye n'ibigirwamana bya bindi uhishe reba niba ucometse ku muzabibu uri ishami rizima cyangwa ni wa wundi ugiye guhagurwaho Mana tugire neza kandi ndarangije igenzure uyu mwanya wa none niba ubona uri igiti cyiza cyane ubona muri wowe rwose ubona hari ibitandukanye n'Imana bituma utera imbuto zikwiriye bihari haguruka dusenge Imana ntabwo dukojeje isoni kuko igihe kizajya gukorwa n'isoni bigukojeje isoni by'ukora wari ukwiye kukwikiranuraga nawe